APR nyuma y'uko iguza abakinnyi b'abanyarwanda ikavuga ati igihe bitaracamo neza, igihe abakinnyi bakiri mu ma equipe nationale yabo, reka njyewe mbanze nigire ku isoko ryo mu Rwanda, mbanze nkuremo abeza. Aho iri kuvuga iti dukeneye abakinnyi bane cyangwa se batanu, bane kuri batanu b'abanyarwanda. Mwabo rero bane kuri batanu, batatu tayari yamaze kubashyira hariya, batatu gahunda yarazishoje. Ubwo harabura undi umwe cyangwa se babiri. Ibyo rero nibyo yavuze iti oya, none ubu ngubu tayari APR Nyamukandagira Club Giant, intare ya Shyorongi, ubu ngubu yambutse imbibi. Tayari yambutse imbibi, iri kuvuga iti ewana, tugiye kumanura intwaro hano. Nanjye niyo mpamvu nje mw'iki gitondo nzindutse cyane kugira ngo mbabwire ngo APR hanze ku mbibi z'u Rwanda noneho ihagaze gute. My friend, yakomeje kugenda itatatata abakinnyi benshi, bikagenda byanga, ariko ubu ngubu noneho gahunda irimo ni gahunda za simusiga, iri kurangiza aferi. Gahunda ijemo ni kurangiza aferi. APR rero ku ikubitiro hari abakinnyi batatu, nimubona abo bakinnyi byanze ubwo mumenye ko nyine APR byanze, ariko nimubona bikunze ndababwiza ukuri muhite mukomfirima ngo APR mu matsinda. Abakunzi ba APR ni mumanura udutima aho ngaho tw'umukara n'umweru, ubundi ndebe yuko muhari, ubundi nze mbagezeho amakuru ukuntu ibintu bimeze, uko APR yambutse isoko noneho nta miyaga nta mikino. My friend, si abagenti gusa n'inshuti n'abavandimwe, byarenze na football, bifata n'icyubahiro cy'abantu ku giti cyabo. Bari kujya kure abandi bakababwira ngo mudufashe umukinnyi tumubone. APR yagiye gushaka intwaro mw'abantu. Banza urebe ko wakanze subscribe kuri Rayon Sport TV, nusanga utarakandaho igihe niki, ni ukuri nta kintu kirimo kubura. Nawe igihe cyawe niki, ukaza mu mubare w'abarimo bakanda subscribe kuri Rayon Sport TV, kandi dukomeza kubashimira cyane. Kandaho rero ufungure nako kazogera, iyo niyo nkunga tukwatse, kandi ntago iri gusaba igishoro kirekire, ni umutima wonyine wo kubishaka, kuko megazo urazifite, kuba uri kubasha kureba video nugukandaho gusa ni amasegonda atarenze 2, ugahita ufungura notification ku yandi masegonda 3 akamasegonda 5, nukuri ukaba ukoze ibintu byiza cyane. Ubundi byagukundira ugahita ukanda like, ukarayikinga ikiganiro cyacu, tugakomeza tubana. Ariko reka nkomeze kubashimira cyane, nkomeze kubashimira ubufasha bwanyu, nukuri murimo murabikora cyane, burya ngo gushimira biva kure iyo umuntu amerewe neza. Ariko njye reka mbashimire nukuri uko mukomeje gukora, namwe Imana igikomeza kwagura imirimo y'amaboko yanyu. Ababikoze n'ababikoze n'abatarabikora, namwe mbashishikarize kubikora. Mwese Imana igibampera umugisha, muri abantu bagaciro cyane. Tugaruke rero muri AP Nyamukandagira Club Giant. Bimeze bite? APR ubu ngubu ku ikubitiro yagiye ku muzamu, ijya ku muwinga, ijya no ku mediateri. Abo ni abakinnyi batatu ngiye kubabwira APR ebana yashyizemo imbaraga zayo zose uko zingana. Nimubona byanze mumenye muti APR nyine birayinaniye. Umukinnyi wa mbere ni umuzamu, bamwita Mbaba Loic Marius, akaba umuzamu wa mbere w'ikipe ya, reka duhere muri Karabuye, tureke guhera muri nationale, ariko ni umuzamu wa mbere w'ikipe ya Gabo, akaba afite imyaka 27. Reka duhere muri Karabuye, akaba ari umuzamu ukina muri Cote d'Ivoire, akaba ari umuzamu wa Stella Club. Uyu muzamu abanzamo ni ekipe muri Cote d'Ivoire. Uyu muzamu ni umuzamu w'imyaka 27, ni umuzamu abamuzi neza bavuga ko uyu muzamu arashoboye. Akaba yarakinnye CAF Confederation mu mwaka washize, ari kumwe n'iyi kipe ari ubanzamo. Ntago yaviriyemo mu majonjora, yageze mu matsinda.
ikipe iza kuvamo nyine. Uwo muzamu niwe wabanzagamo. Uwo muzamu muri ekipe y'igihugu ya Gabo ni umuzamu ubanzamo, akaba na n'ubu ngubu ari kumwe na ekipe ya Gabo, akaba afite imyaka 27. Murumva ko ari umuzamu uri macuwa. Kuri iyi myaka abazamu baba bagikina nta kibazo baba bafite, kuko buri izamu ntabwo risaba ibintu, ntirisaba igihaha, ntirisaba iki, ni ugutayiminga byonyine, ni ugutayiminga. Uyu muzamu rero APR ikaba imuri mbirimbiri, ikaba imuri bubi, ikaba irimo kuvuga uti byange bikunde niwe muzamu twari dukeneye. Mwibuke kare nawe muzamu wenyine APR igerageje. Yari yagerageje na Ntwari Fiacre, ariko biranga barambwira ati wisubira mu Rwanda ntabwo byagaragara neza, nta nubwo wakwapiyaringa neza uri mu Rwanda. Uyu muzamu rero APR iravuga ngo kubura hasi kubura hejuru, uyu muzamu agomba kuza. Bakaba barimo babaca ibihumbi 80 by'idolari, ni miliyoni zigeze ku 120 z'amanyarwanda. Uyu muzamu rero APR mushobora kuza kubona mukabona iramumanuye i Nyarugenge, imushyize hariya, araje ahagaze mu izamu rya APR muri CAF Champions League, yemwe no muri shampiyona. Mario nawe akaba ari aho ngaho ari kurambushi yicaye akiga. Mario nawe ntava ku bintu avuga ati nzagucalenjinga one day, umunsi uzakora ikosa rimwe ntuzarinsubiramo. Ibyo yabikoreye Pavel Inzira, none aratashye. Mario rero nari tayari avuga ati bamuzane, ariko ikosa rimwe nzamwemeza. Ntago ari uwo wenyine, hari umumediateri witwa Celestin Akua. Uyu ni umumediateri kabuhariwe, amakuru ye bivuga yuko rwose iyo afashe baro ni umukinnyi ngucenga, ariko akaba ari umukinnyi utirukanka cyane ajya imbere, oya ngacengera hariya mu ruziga, agatanga true pass nziza zigera ku muntu uwo agomba kuyiha, ubundi agakontorora umukino wa ekipe aho ngaho ahagaze mu rubuga. Niko kuntu ngakina, ariko nyine baro hariya hagati, yabiturutse kwa adversaire, yabiturutse wabo, arayanima, akatanga systeme doje, agaturisha abakinnyi, agatanga baro, ubona ko ekipe imeze neza. Ari ukuntu baro izamuka mukoze mwihuta, ukabona nk'umumediateri ahise atanga baro atarebye, ariko we ni wa mukinnyi uhita ufata baro, niba hari 2 cyangwa 3 b'ikipe bari kugenda, akabareka bakagerayo, indi ijya kwagera baro yageze kwa bakinnyi bamaze kuba pose, igihe adversaire arimo guhuzagurika akabona tayari byarangiye. Uwo ni umumediateri APR nawe irimo gushaka kubura hasi kubura hejuru. Ntago ari abo gusa rero, reka tugende kuri Wing Machachari Karundura. Uyu we nimbabwira diruze muravuga muti APR ahangaha igiye kuzana intwaro, ariko uyu niwe mukinnyi ugoye APR itestinze, niwe mukinnyi ugoye APR itestinze. Bamwita Jackie Pantaruwa Diara. Uyu ni umuwinga n'abantu, uyu ni umuwinga, akaba akinira ekipe ya Sanitas, yitwa Sanitas muri Burkina Faso, ni international Burkinabe, ni mwene wabo na Sheikh Djibril Ouattara. Bikaba bivugwa ko na Ouattara yaba yarabigezemo uruhare nyine kugira ngo APR imenye uyu mukinnyi. Uyu mukinnyi rero bamugezeho, basanga n'andi ma ekipe yahateye amatako, harimo ekipe ya Azamu muri Tanzania. Nk'abantu mwe Azamu ariko ntago ari iteye ubwoba APR, ntago ari iteye ubwoba APR, ahubwo bahahuriye na Ibenge hariya muri Sudani, muri Al Hilal muri Sudani. Iyo mukinnyi ni umukinnyi barimo kuvuga ngo ni $200,000. Uri kumva uwo mukinnyi? $200,000, ibihumbi 200 by'idolari. Ibenge ni Kofiye muzi utajya ukina yaramanutse ashyiraho inoti y'I5.
APR ubwari irimo igenda gake gake, nayo ihita imanuka yirukanka, iryo ryitanu yahise irishyiraho nta miyaga. Ariko uyu mukinnyi we impamvu birimo biragorana cyane niyi, ntabwo aragaragaza uruhande ariho cyangwa iki. Yaba yaragiye gukora test mu Bufaransa, hakaba hashize ngo ibyumweru bitari munsi ya 3, cya 4 kirenda kurangira, bakamubwira bati twebwe rero genda utegereze igisubizo cyacu tumaze kureba test wakoze. Akaba arimo kuvuga ati birashoboka ko rero ngiye nazajya mu Bufaransa. Aha rero APR iri kurwanira na Ibenge. APR yagerageje buri kimwe, yagerageje gushyirayo Sheikh Djibril Ouattara. Baraziranye, ni umwana wakuze inyuma ya Ouattara. Ouattara yaramuganirije aramubwira ati iyi ekipe imeze neza, amwereka uburyo yasikorinze, amwereka uburyo ekipe ifite intego zikomeye cyane, amwereka buri kimwe. Ntago aratanga resulta, ntago ari aho gusa. Ouattara nawe yanyuze ku muzamu wa Burkina Faso, ni inshuti y'uyu mutipe, ni inshuti y'uyu Diarra. Aragenda aramuganiriza aravuga ati nyamara nkurikije iriya ekipe abakinnyi irimo gushaka, iriya ekipe ishobora kuba ifite gahunda, wajyayo ukareba yuko wakwigaragariza muri Champions League, none hayo ma ekipe y'i Burayi uri gushaka akakubona neza, ukaba wazamukira kwiriya ekipe ugahita wikomereza i Burayi. Ntago ari abo ngabo gusa, byarenze abakinnyi. Iyo ekipe nyirayo ngo ni umusirikare, nyirayo ni umusirikare. APR nayo ni ya gisirikare y'u Rwanda. Baragiye rero bagera noneho kuri nyiri ekipe, koroneri, bamwigereraho we nyirizina nyiri ekipe, kuko buri umukinnyi afite uburenganzira bwo gukina ekipe ashaka. Baramubwira bati uri Kamageshi, turi Kamageshi, watuganiririje, wadusayidi ugashyiramo ukuboko kwawe kuriya mukinnyi wawe akaba yaza muri ekipe yacu. Turabizi neza yuko afite kuba yajya muri Al Hilal, afite no kuba yajya n'ahandi, ariko shyiramo ukuboko kwawe. Ubwo rero murumva izo mbaraga zose APR yashoye aho hantu, nuko ari umukinnyi w'igikomerezwa cyane. Ni umuwinga ushobora gukina impande zombi, iy'ibumoso n'iy'iburyo. Akaba ari umuwinga ku makufura. Mwabantu mwe, amakufura y'uyu mugabo arindwa mubi. Ndababwiza ukuri ko uyu mukinnyi aramutse amanutse i Nyarugenge, nahoze ndeba uduhighlight twe, aramutse amanutse i Nyarugenge, ekipe zaba zifite ibibazo, Ndahamya ko APR imanuye uyu muwinga, ikabona undi mwataka umwe, ikabona umusimbura Kerema, ikabona n'umuzamu, amatsinda yayajyamo. Rwose ndabahamiriza ukuri yuko iyo ekipe yajya mu matsinda. Ngayo nguko rero, bitarambiranye dushobora kuza kumva inkuru nziza z'intwaro z'umusada. Intwaro zo irazifite, iz'umusada zirimo zimanuka cyane. Tuvuga tuti APR ku isoko irimo irabikora, ikeneye abakinnyi 5 b'abanyamahanga, igakina abakinnyi 4 b'abanyarwanda, ikagura abakinnyi 9. APR ikaba ivuye ku isoko. Tutitaye ngo abazagenda ni bangahe, abazagenda bashobora kuruta abo ngabo pe, birashoboka cyane, ariko abikeneye bo ni abo ngabo. Abazagenda ntituzi ngo ni bande, ariko bazagenda turabizi, ba Claude, ba Kerema, abo ngabo b'abanyarwanda bo baruboneka, bariya ba Ramazan, ba Baka, ba Gilbert, abo ni abanyarwanda turi kuvuga. Abanyamahanga bo ntabwo tuzi n'ibishobora kubarekura. Ariko APR yatangiye isoko ryo hanze y'igihugu, muraza kuba mubona imbunda vuba. Twizere ko rero mukomeje kumera neza, mwabyutse neza, murimo mwitegura muvuga muti tujye ku karimo, tujye gupagasa, tujye kureba uko bimeze. Nanjye cyo mbifuriza nta kindi, muze kugira umunsi mwiza, muze guhirwa mu mirimo yanyu, Imana ikomeze ibahereze umugisha, ihereze umugisha imirimo y'amaboko yanyu. Bye bye, ciao, turabakunda.